Nongeye kwifuriza ikaze abakozi mwese bacana yacu, banizera ko mwatangiye umwaka neza. Iyi munsi ngiye kubabwira ibyiza by'umutobe wa seleri, ni ukuvuga jus ya seleri, akamaro imariye umubiri w'umuntu, ibiyigize ndetse n'abantu batemerewe kunywa ino jus ya seleri. Ni Clarisse muri kumwe, ikaze. Reka tubanze turebere hamwe inkomoko n'amateka y'ikimera cya seleri. Wakwibaza uti seleri ituruka he? Seleri ni igihingwa gifite inkomoko mu gace ka Mediterane, cyane cyane mu bihugu byahoze ari Ubugereki bwa kera, no kuvuga Greece, Ubutaliyani ndetse na Egypte ya kera. Mu ntangiriro seleri ntiyabanje kuba igihingwa kigamije kuribwa, ahubwo yakoreshwaga nk'umuti wa gakondo. Reka turebere hamwe igihingwa cya seleri mu mateka ya kera. Mu gihugu cya Misiri ya kera, seleri yakoreshwaga mu kuvura indwara no mu mihango yaho gakondo. Mu gihe mu gihugu cy'Ubugereki kera, seleri yari ifite igisobanuro gikomeye. Abatsinze amarushanwa amwe n'amwe bambikwaga seleri nk'umurimbo. Naho muri Roma ya kera, seleri yakoreshwaga cyane mu miti no mu gutegura amafunguro y'abantu b'abakire. Icyo gihe seleri yari ifite uburyohe bukaze kurusha iyi ngiyi turya y'uyu munsi. Reka turebere hamwe noneho igihugu cyahinze bwa mbere seleri mu buryo bugezweho. Seleri yatangiye guhingwa mu buryo bwa kijyambere nk'imboga ziribwa mu gihugu cy'Ubufaransa n'Ubutaliyani mu kinyejana cya 16 na 17. Aho nibo batangiye kuyitaho, barayihinga, bagenda bigabanyiriza ku cyanga cyayo ubukana, bayigira iyoroheje kandi iribwa nk'imboga. Nyuma y'igihingwa cya seleri cyaje gukwirakwira mu Burayi bwose, muri Amerika mu kinyejana cya 18, hanyuma igera no muri Afurika n'ahandi hatandukanye ku isi. Reka tubabwiye ko igihingwa cya seleri kugeza ubu ngubu muri Afurika gisa nk'aho ari gishyashya. Uyu munsi seleri ihingwa mu bihugu byinshi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubutaliyani n'ibindi. Muri Afurika ho iki gihingwa cya seleri gihingwa mu bice bigiye bitandukanye bikonje, cyane cyane ndetse n'ahari amazi menshi, aho twavuga no mu gihugu cy'u Rwanda. Seleri ikoreshwa nk'imboga mu gukora jus, imiti ya gakondo n'iya kijyambere, ndetse no mu kwita ku buzima, ni ukuvuga gusukura umubiri w'umuntu. Wakwibaza uti ni iyihe mpamvu iki gihingwa cya seleri cyaje gukundwa cyane muri iki gihe? Mu myaka urebye ya vuba, abantu benshi ku isi batangiye kwikoresha nk'ikinyobwa mu gusukura umubiri. Yamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga, abahanga mu mirire, no kuvuga abanutritioniste, batangiye kugenda bayimenyekanisha nk'ingirakamaro ku buzima bw'umuntu. Umuntu yavuga ko seleri atari igihingwa gishya, ni igihingwa gifite amateka maremare y'imyaka ibihumbi n'ibihumbi, cyatangiye gikoreshwa mu miti no mu muco wa kera. Kugeza uyu munsi, igihingwa cya seleri gikoreshwa mu kwita ku buzima bw'umuntu, akenshi kandi kigafatwa nk'imboga cyangwa se bakagikoramo umutobe. Reka noneho tugaruke ku byiza byo kunywa umutobe wa seleri. Turaza no kubabwira uburyo ushobora kuwutegura. Urebye igihingwa cya seleri ni igihingwa gishobora gufatwa agitetse cyangwa se ari kibisi. Akenshi gikoreshwa nk'uko twari tubivuze nk'imboga cyangwa se mu mitobe itandukanye yuzuye intungamubiri. Reka turebere hamwe ibigize igihingwa cya seleri. Seleri igizwe n'intungamubiri nyinshi. Muri zo harimo amazi menshi, ni ukuvuga 90% bya seleri ni amazi. Ikize cyane kandi muri vitamine A, vitamine B, vitamine C ndetse na K. Ikungahaye muri potassium, muri calcium, magnesium, fibre ndetse na za antioxidants. Ibi byose bituma seleri iba nziza cyane ku mubiri w'umuntu. Uburyo bwo guteguramo umutobe wa seleri cyangwa se jus ya seleri. Aha ukoresha ibikoresho bigiye bitandukanye n'ibyo tugiye kubabwira. Ufata seleri nshyashya, ni ukuvuga ikiva mu murima byibuze hagati y'umunsi umwe n'iminsi 2. Kubashije kuyibona, ubundi ugategura amazi make, si ngombwa amazi menshi. Icyangombwa ni amazi asukuye. Ukoresha blender, ushobora gukoresha imashini, ushobora no kureba uburyo ushobora kuyisekura. Nyuma ukayisukamo amazi kugira ngo wa mutobe ubashe kwikamura. Nyuma ukabiyungurura bisanzwe. Aha rero wakwibaza uti bikorwa biti. Urabanza ukoza neza igihingwa cyawe cya seleri mu mazi meza. Nyuma ukakatamo uduce duto cyane, ushobora kudushyira muri blender, mu mashini isya cyangwa se mu gasekuru, ubundi ukongeramo amazi make. Nyuma iyo bimaze kwivanga ndetse byanize, ndetse umaze no kubinoza mu kubisya, ushobora kuyungurura niba ubishaka, ariko ibyizura wuyungurura n'umutobe. Nyuma uyu mutobe unywa udashyizemo isukari. Aha rero abahanga mu by'imirire bavuga yuko umutobe wa seleri uba mwiza kunywa mu gitondo utaragira ifunguro na rimwe ushyira mu nda. Ibyiza by'umutobe wa seleri: icyambere, uyu mutobe usukura umubiri, ni ukuvuga detox. Uyu mutobe ufasha gusohora imyanda n'uburozi mu mubiri, cyane cyane mu mwijima ndetse no mu mpyiko. Umutobe wa seleri ufasha igogora gukorwa neza. Aha ngaha umutobe wa seleri iyo umaze kunywa ufasha igifu gukora neza, ukagufasha kwirinda ikibazo cya constipation ndetse n'ibindi bibazo by'igogorwa. Uyu mutobe kandi ugabanya umuvuduko w'amaraso.
kubera ukize cyane muri potassium. Iyi potassium ikabizwe gufasha abantu bafite ikibazo cya hypertension cyangwa se umuvuduko ukabije w'amaraso. Ikindi kandi uyu mutobe ufasha gutuma umuntu agira uruhu rukeye. Iyo mu mubiri nta mwanda urimo, akenshi uruhu narwo rusa neza. Uyu mutobe ukaba ufasha rwa ruhu ukongera ukamera neza, rukegerana ndetse ukabona runakeye. Umutobe wa seleri ugabanya kubyimbirwa mu mubiri. Ni ukuvuga ko ifasha gukura amazi arenze akenewe mu mubiri no kugabanya kubyimbirwa. Ikindi kandi umutobe wa seleri ufasha mu kugabanya ibiro. Igihingwa cya seleri ubwacyo cyifitemo kalori nkeya. Ibi nibyo bituma kino kiribwa ndetse n'umutobe bifasha cyane umuntu ushaka gutakaza ibiro mu buryo bwihuse kandi adafashe regime ikomeye. Reka noneho turebere hamwe abantu batemerewe kuba banywa umutobe wa seleri cyangwa se bakaba bayinywa ariko bigengesereye. Nubwo uyu mutobe ari mwiza ariko si buri wese uwemerewe kunywa. Muri abo bantu bagomba kwirinda kunywa umutobe wa seleri harimo abantu bafite indwara z'igifu zikomeye. Aha umuntu yavuga nka ulcer. Abandi babujijwe kunywa n'umutobe wa seleri ni abantu bakunda kugira ikibazo cy'impyiko cyangwa se uburwayi bwazo bukomeye. Ikindi kandi burya hari n'abantu bashaka kugira allergie cyangwa se ubwivumbure bw'umubiri bitewe n'igihingwa cya seleri. Abo rero nabo ubwabo umutobe wayo ntabwo bawemerewe. Harimo kandi abagore batwite by'umwihariko mu mezi ya mbere ndetse n'abantu banywa imiti igabanya umuvuduko w'amaraso. Ni ukuvuga ko abangaba bo bagomba kubanza kugisha inama muganga. Mu bandi kandi ni ku bantu babanwa n'uburwayi budakira. Ahangaha mbere yo gufata umutobe wa seleri uba ugomba kubanza ukagisha inama muganga akakubwira ko nta kibazo cyangwa se gihari. Reka nshimire cyane abakunzi mwese ba channel yacu, mbifuriza komeza kugira ibihe byiza akandi mukora na subscribe. Imana ibarinde.